sogokuru agiye gutabaruka yansigiye igitabo arambwira ati mwana wanjye dore isi izakubera ishuri kandi ishuri ryayo ntirizasaba minerivare cyangwa umusanzu uretse kuguseka ndetse no gushaka ko wamwara. Gusa mwana wanjye kugira ngo uhangane nayo uzasome iki gitabo. Ushobora kwibaza ngo icyo gitabo cyari kirimo iki. Nanjye nagize amatsiko, gusa mu minsi itari mikeya yaje kwigendera. Ndavuga yaje gutabaruka ariko kugenda kwe kwansigiye urujijo rukomeye. Gusa nyuma yaho, nyuma yo kwisuganya, ndafungura nangira gusoma. Cyatangiye n'inkuru igira iti hari mu gitondo, mu bigaragara hari akavura gake ndetse n'ibihu, ariko natunguwe no guhura n'urujya n'uruza rw'abantu, haba abamanuka ndetse n'abazamuka, kandi nanone natunguwe n'uruhurirane rw'ibinyabiziga bitandukanye, kandi ibyo binyabiziga nabyo byari birimo abantu. Naje kwibaza ngiranya nti mbese aba bantu ubundi barajya he? Kubera iki? Kubera iki imbeho? Kubera iki bemeye kugenda mu bigaragara bitameze neza? Gusa abo bantu naje kubona igisubizo, nubwo nawe nabajije, bari bagiye ku murimo. Mu gusoma iyo nkuru ntacyo nabashe guturamo gifatika, kuko nibazaga icyo ashatse kumbwira. Numvaga urujijo ruri mu mutima wanjye, gusa ndakomeza ndasoma. Cyakomeje kimbwira kiti mu gitabo cy'iyobokamana hagira hatya hati gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Icyo gihe Imana yango yabibwiraga Adamu, kandi twibukirane ko turi bene Adamu, twese turi bene Adamu, ngo bishatse kuvuga ngo kugira ngo umuntu abone umutsima bisaba ko yihakuya, kandi kugira ngo umuntu abone umutsima agomba gututubikana mu maso he. Umutsima ni iki? Umutsima ni bya bindi duharanira mu buzima bwa buri munsi, harimo ibyo kurya, imyambaro ndetse n'ibindi dukenera nk'impamba muri uru rugendo. Umubiri w'umuntu uko umeze wishimira kubaho nta kiwuvuna, kandi uba wifuza ko icyo wageraho icyo ari cyo cyose wakibona bitagoranye. Gusa umubwiriza yagize atya ati uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ngo ntabwo asarura. Ntiyahwemye ndetse no kudushishikariza gukora, avuga ko igihembo cy'umukozi ari umusaruro. Yagize atya ati nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nikigera uzayibona hashize iminsi. Yego, kuko igihe nikigera uzayibona hashize iminsi. Kuba waba ufite imbuto zo gutera, ndavuga nko ku muhinzi, ariko ntuzisohore ngo ugende uzitere, ni ukuri ni impfabusa. Dore rero natwe twahawe impano zitandukanye, kandi twahawe ubushobozi buri muri twebwe butandukanye, ariko ibyo byose dukwiye kubikoresha tukabona inyungu nyinshi cyane, ndetse tukunguka rwose. Icyo gitabo cyakomeje kinyibutsa gitya kiti umumaro w'igikoresho ni uko ugaragara ari uko gikoreshejwe. Nari numiwe ibyo icyo gitabo cyari kiri kumbwira. Gusa uzakunde uguha ukuri gusharira kuruta uguha amagambo menshi meza yuzuyemo ibinyoma. Cyakomeje gitya kiti musomyi mwiza uri kunsoma, umva kandi nkubwire, nubwo inzira uri gucamo uri kubona nta kimenyetso cy'ibyiza, gusa gerageza ugerageze ukomeze, kuko ujya guhiga atekereje ku by'inyamaswa z'inkazi arahurira nazo mu ishyamba, yagakwiye kubyihorera agakiza amagara ye. Gusa iyo atekereje ku by'umuhigo aremera akajya mu ishyamba. So nawe tekereza ku muhigo, ndetse utekereze ku mihigo yawe utegereje kubona, maze ushire ubwoba ndetse ushire n'ubute.
ku by'ubute iki gitabo cyatinzeho gato kiti benshi dupanga gukora ariko ubute ni imbogamizi ikomeye. Gusa reka mbabwire, ikimonyo ndavuga ko ari agasimba gatoya ndetse bamwe bashobora no kwirengagiza, ni urugero rwiza rwo kwirinda ubute. Dore ngo ntikigira umutware cyangwa igisonga, ngo kandi buriya ngo ntikigira na shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo mu ki, kuko kiba kizi ko mu itumba bizaba bigoranye. Hari igihe kigera gukora bikaba bigoye, nko mu burwayi, mu masaziro se, mu makuba menshi atandukanye. Gusa icyo gihe akenshi uzatungwa n'ibyo wahise, ndavuga ibyahise. Mu gitondo uti henga nsinzire, kandi nipfunyapfunye nsinzire ho gatoya. Ni cya gihe tuvuga ngo reka niyongeze iminota 5, reka niyongeze iminota 2. Nyamara wibuke ibyo wapanze gukora, wibuke umurimo ugomba gukora kugutegereje. Nuko niwumvira uburiri cyangwa ukumvira ibitotsi, nuko ubukene ngo buzakugeraho nk'umwambuzi, ngo ndetse n'ubutindi ngo bugutere nk'ingabo. So ta ibisaswa byawe maze wiruke, kuko umurimo uragutegereje. Umurimo hano hanze uradutegereje. Nimuze tugende ku murimo. Hari abantu bitwa ba game changer. Ba game changer ni bande? Ni ba bandi bazana impinduka batitaye ku mateka yababayeho mbere mu gihe cyahise, kuko ibyo ngibyo uwo mu game changer cyangwa uwo muntu agiye gukora bihabanye n'ibyabaye mbere, ndetse birahabanye cyane. Waba game changer w'ubuzima wabayemo cyangwa ubw'umuryango wawe, kuko dufite Imana ihindura amateka. Wiba imbata y'amateka, wiba imbata yahashyize, ahubwo wemere Imana ibane nawe kandi igufashe guhindura amateka. Intangiriro ishobora kugorana ndetse ukabona bigoranye, ariko amaherezo wazunguka ndetse cyane. Witinya gutera ishoti mu izamu ngo udatsindwa, ahubwo gerageza utsindwe cyangwa utsinde, kuko buriya ngo gutsindwa naho harimo amasomo akomeye kandi akomeza ubuntu mu gukomeza ubuzima. Iki gitabo kandi nticyarumye kuvuga ngo benshi uzumva bazitirwa n'ikindi kintu gikomeye, nta kindi ni ubwoba. Ubwoba buri mu mbogamizi zituma abantu batinya gukora, kuko baba bibaza bati mbese n'iki ubundi kizavamo, mbese ubundi abantu bazavuga iki? Gusa witinya ngo udatsindwa, oya, ahubwo gerageza utsinde cyangwa utsindwe, kuko nk'uko twabivuze hejuru, gutsindwa ni isomo rikomeye ry'ubuzima. Erega buriya igitonyanga gitangira ari kimwe, ariko nyuma hakaza ibihingwa bikishimira umweru. Niko nawe mubwira ngo ta izo ntege nke wumva wifitemo, ahubwo wumve ko Imana izo ntege ufite uvuga ko ari nkeya, wumve ko yazikoresha n'ibyo ikagugira umusemburo w'ibyiza. Imana iti Gideyoni we, witinya, genda uko imbaraga zawe zingana, kuko ndaza kubana nawe rero nturakererwa, ahubwo kora iki gihe kuko ari cyo cyawe. Dore uravuga uti mu mateka y'iwacu ntawageze aha, kandi ngo abacu bambanjirije byagenze gutya. Ubwo ndavuga igihe uba ureba ibibi byabaye, gusa gukomeza gutsimbarara kuri karande z'iwanyu nta kintu byakumarira, kuko mu Mana karande zijyana n'ibyazo. So go ahead, avansa, wishingira ku hahise,
iga guha agaciro amajwi agukomeza kuruta uko waha agaciro amajwi agusubiza inyuma, kuko buriya umuyaga ngo uko waba umeze kose ntabwo wabasha kunyeganyeza umusozi. Amagambo agusubiza inyuma noneho uyirengagize, wite ku magambo agukomeza atuma urushaho kujya imbere. His Excellence Paul Kagame yigeze avuga atya ati work hard until it pains because poverty hurts much more. Tugenekereje mu kinyarwanda ati kora wiyuhakuya kuko umusonga w'inzara uryana cyane. Pawulo nawe ati udakora ntakarye. Ubundi ibiryo biri mu bintu by'ingenzi iyo umuntu akora hano ku isi aba ari kugokera, rero umurimo uze imbere. Reka dukore mu mbaraga twahawe, kandi nidukora bikanga gahunda ni y'Uwiteka, ariko nanone nuhirwa ntukirata amaboko yawe, kuko Imana niyo yashyize imigisha mu mirimo y'amaboko yawe. Dushire ubwoba ndetse n'ubute, dukore tujye ku murimo. Tubibutsa ko agakiza nanone naho gahuriye n'ubunebwe. Umwe yaravuze ati mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Mbese uko kwizera ubundi kwabasha kumukiza? Ngo cyangwa se ngo hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko nimumuhe iby'umubiri ukennye byavura iki? Uku rero niko kwizera iyo kudafite imirimo kuba gupfuye. Ahari umuntu yavuga ati woweho ufite kwizera, njyewe ufite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo. Kwizera no gukizwa bijyana n'imirimo ndetse bigomba kugendana. Kora umurimo uwo ari wo wose uhamagariwe gukora, kandi ukorane urukundo kandi nta bunebwe. Niba uri umuganga, reka abarwayi birate uko ufatanya n'Imana mu kuvura abantu. Nibyo. Ndetse niba wigisha, kandi rero igisha neza abo wigisha, kandi niba uri umunyeshuri mu ishuri ube umunyamurava ndetse nutera abandi inkunga aho byananiranye. Mbega urwego waba urimo urwo ari rwo rwose, ndetse n'ahandi ndabona hari abajya bifata nk'aho baciritse, pfa kuba uri ku murimo urugero rwiza muri byose, ndetse abakugose babone imirimo y'Imana muri wowe. Iki gitabo kigera ku musozo, njyewe nari naryohewe nacyo, numvaga kitarangira, ariko kigira kitya kiti sinasoza nakubwiye ibi: umurunga w'ubufatanye, kandi nubwo uri ku murimo ntukabure muri mwe, kandi nanone ujye wibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza ndetse n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Nyuma yo gusoma iby'iki gitabo niyemeje kuba ku murimo, kandi nize ko Imana izawumeramo umugisha, maze imirimo ajyamo mu isi ninyirangiza, nzi ko nzumva izina ryanjye mwitaba. Nawe mwifurije gutya rwose. Amen. This is Eva Talk, Evariste Eva TV. Reka twizere ko hari amasomo mukuye muri iki kiganiro.
reka tugusabe kandi nanone utarakora subscribe kugira ngo uyikore, kugira ngo urusheho gukurikirana ibiganiro byacu, kandi iki kiganiro niba kikunyuze ukore share ubisangiza abandi, ariko nanone usiga ubutumwa kugira ngo twunguke ibitekerezo dutere imbere. Nanone niba udukunze kandi like, natwe turabakunda cyane, mugira amahoro.